na Dr. Botre n'abapaseri muze muhe kaze bagenzi banyu hanyuma ndaza gusaba abakozi b'Imana mwese muraha cyane cyane abakozi b'Imana bagiye guhabwa inshingano uyu munsi. Kadusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Timoteyo n'uwo murongo dukomeza kwifashisha iyindi wenda dushobora kwivuga mu magambo ariko uri murongo ushaka ko dusoma kandi dufatanya kuza gutekerezaho. Igice cya mbere murongo wa 12 haravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi kwizerwa akangabira umurimo we. Amen. Navuze ngo amen. Ibyo nibyo tuza kuganira kuba umuyobozi, hanyuma tuvuge n'ibiranga umuyobozi mwiza, hanyuma tuze gusozereza amahame y'iyo muyobozi. Kuba umuyobozi ntabwo bivuze kuba mu mwanya ukomeye cyangwa se kuyobora abantu benshi. Kuba umuyobozi ntabwo bivuze kuba mu mwanya ukomeye cyangwa se kuyobora umubare w'abantu benshi, ahubwo bivuze ko ari ugufata inshingano zo guhagararira itsinda runaka, abantu runaka babe benshi cyangwa se bake, hanyuma ugahabwa izo nshingano, ugahagarara mu nshingano, kandi izo nshingano uhawe ukazihagararamo neza. Kuba umuyobozi ntibivuze kuba uhagarariye abantu benshi, ntibinavuze kuba ufite umwanya ukomeye, ariko kuba umuyobozi bivuze guhabwa inshingano zo guhagararira itsinda ry'abantu benshi cyangwa se bake, ariko nanone ugahagarara mu nshingano zawe neza. Icyo nicyo bivuze kuba umuyobozi. Kandi kuba umuyobozi
dusanga kuba umuyobozi kandi ari impano iva ku Mana. Ni ibintu Imana igabira umuntu, impano iva ku Mana ikayigabira neza ko uri wo kwizerwa yamara ikaguha kuba umuyobozi. Kandi Imana ijya guhamagara umuyobozi ntizihamagara ukomeye ushoboye. Vuga ngo amen. Ijya guhamagara kugira ngo iguhamagare nk'umuyobozi, ntihamagara ukomeye, ahubwo icyo ikora izishoboza uwo yahamagaye. Siko mubyumvise, ntihamagara ukomeye ahubwo ishoboza uwo yagize gute ugomba kukuranga umuyobozi mwiza. Ibyo nibyo tugiye kuvuga, ibiranga umuyobozi Imana yahamagaye. Hari ibyo tugomba kumureberaho, nubwo rimwe na rimwe turirimba ngo Imana ntireba mu mutima, yego, kandi ntireba mu mutima ngo ireke inyuma. Rimwe na rimwe mpura n'abantu bakavuga ngo buriya Imana niyo ireba mu mutima, nyine ukigira nabi inyuma ngo Imana irareba mu mutima. Yego, ireba mu mutima, ariko twebwe aho dushinzwe kureba ni inyuma. Niba witwaye nabi twakurebeye inyuma, Imana yakurebeye imbere, ariko turakurebera inyuma. Icyo dushatse kuvuga, reka tuvuge ibiranga umuyobozi mwiza. Hari ibintu bigera kuri 7 cyangwa 8 turabinyuramo twihuta, hanyuma twihutire no ku mahame aranga umuyobozi mwiza. Ihame rya mbere, uwahamagariwe kuba umuyobozi guhagarara mu nshingano zawe neza, ari bigomba kukuranga. Iki cya mbere kiranga umuyobozi mwiza, agomba kurangwa n'ikintu cya mbere cyitwa kwihangana. Birumvikane mu bakristo, birumvikane mu bayobozi, kwihangana. Yakobo yarabivuze ku gice cya mbere umurongo wa 14, yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Vuga ngo amen. Icya mbere kigomba kuranga umuyobozi, inshingano muhawe, abo mugiye kuyobora si abamarayika, si abakerubi, si abaserafi, ni abantu barebare bagufi, bazi kuvuga, bazi icyongereza n'igifaransa byinshi, bashobora kukugora cyangwa se bakagucunda bakoza hirya no hino. Uramutse utarazwe n'impano yitwa kwihangana, wabivamo. Ndabibona bano basaza mama arabivuyemo mu ntambara mwahuye nazo zo kubasonga iburyo n'ibumoso, bakabakwigisha hirya no hino, ugatanga umurimo watangira kubaka no kuwuvuza. Inama ikicara ngo bakubwire iyo mu cyaro, iyo ugahaguruka ukikorera ibirango byawe ukajyayo. Iyo mutaba mwarihanganye muba mwarabivuyemo. Ariko turashimira Kristo uzi dukomeza no muri duhuye n'ibitugerageza. Haleluya! Kristo aza gushoboza no mu gihe duhuye n'ibitugerageza mu bitari bimwe. Ni ibintu byinshi, ariko rwa muyobozi wewe Imana ihamagaye, ugomba kurangwa n'ikintu cyitwa kwihangana. Kirumvikanye, ariko n'abakorari namwe n'abakristo namwe tugomba kwihangana. Vuga ngo amen. Turi kumwe? Navuze ngo amen. Ikintu cya kane ugomba kuranga umuyobozi mwiza. Umuyobozi mwiza agomba kurangwa no kumenya gufata umwanzuro. Ntahuke agafata umwanzuro. Gufata umwanzuro ku rugero rwa Yosuwa. Nusoma muri Yosuwa 24:15, Yosuwa ngo yigeze guhamagara abantu, arababwira ngo nababonye muri kuja mu bigirwamana n'ibindi byinshi. Ngo amara arababwira ngo nimba mutekereza ko gukorera Imana ari byiza, ngo uyu munsi mwihitiremo uwo mugomba gukorera. Ariko we fata umwanzuro avuga ngo jewe n'inzu yacu tuzakorera iteka. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Umuyobozi mwiza agomba kurangwa no gufata umwanzuro. Aho bikomeye ugahagarara ku mwanzuro wawe neza, si ukuhubuka ngo bagukure ku mwanzuro, upanga ibintu, numara kubipanga bakorari baturutse hari batangiye kukuvanga. Imana ihabwa icyubahiro kuri bishop w'itorero, Imana yahaye viziyo, ahagarara mu mwanzuro mwiza
bwiza kandi iyo uhagazemo neza abantu barakurikira. Uragira ngo twari kuza abantu bangana gute atari ko wafashe umwanzuro? Kuba wafashe umwanzuro twese twayobotse, twese twakurikiye. Umuyobozi mwiza agomba kuba ari umuntu uzi gufata iki icyaga. Umuyobozi mwiza agomba kwiga kumenya gukorera hamwe mu bumwe. So umuntu uzana amacakubiri ni umuntu wegeranya abantu bose ahagarariye, ayoboye, ariko agahagarara ku mwanya wo guhuriza abantu mu bumwe. Vuga ngo amen. Ese turi kumwe twese yemwe? Navuze ngo amen. Agahora aharanira ko bukeye nuko bwishe guhuriza abantu mu gukorera hamwe mu bumwe. Timurasoma mu gitabo cy'ibyakozwe igice cya kabiri, Bibiliya ivuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje iki umutima. Nta macakubiri yarahari, bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Ngo ni umuriri umanuka uva mu ijuru, bose buzura umwuka wera. Ngo batangira kuvuga ku ndimi nshya, ngo kuko umwuka yari yabahaye kuzivuga. Uwo munsi ibintu byari byakomeye. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ngo batangiye kuvuga ku ndimi nshya, kuko umwuka yari yabahaye kuzivuga. Bibiliya irambwira ngo abantu batangazwa no kumva abandi bavuga indimi ngo zakavukire kandi zitari iwabo. Batangira zitari izabo, batangira kuba batakoze n'ibagabo. Niki cyabaye? Ko numva muvuga indimi z'Abafiliti, muravuga iz'abavuye Kapadokiya, muravuga iz'abavuye Pamfiliya, muravuga iz'abavuye Makedoniya, muvuga iz'Abarabu, murimo muravuga n'igihindi n'igishimwe. Niki cyabaye? Ati wenda bano bantu basinze, bano bantu ni abanyakabare, bavuye mu kabare n'ibyo. Amaze Petero wari wuzuye umwuka wera, bari bakurusha abantu mu bumwe, avugisha vuga ngo amen. Aravuga ngo bagabo bene data, ubundi saa tatu za mugitondo murebe utubari tw'iwanyu twose turakinze. Ati kandi niba mutekereza ko hari akabari gakinguye, ni akabari kamwe gusa ko kwa Yoweri niko gakinguye, kuko nibo bavuze ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye wera ku bantu bose. Vuga ngo amen. Bari tw'iwanyu turakinze ko kamwe gusa, natwe kwa Yoweri nibo bavuze ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu. Ibi mubona byabaye kugira ngo uwo mwuka wibanuze nuko abantu bari bakoreye mu bumwe. Umuyobozi mwiza agomba guharanira gukorera mu bumwe no kurwanya ikintu cyitwa amacakubiri. Vuga ngo amen. Igihugu cyacu kiragendera ku nshingano zo guhuriza abantu hamwe. Nicyo igihugu cyacu dushishikariza. Rero n'abakristo n'abayobozi n'abanyetorero tugomba kugira ihame ryo guhuriza abantu hamwe, bagakorera hamwe nta bintu by'amacakubiri ngo uyu ni runaka uyu ni runaka. Ni nacyo nashimira Imana rwose ko Imana ibitoranya igahamagara abagabo igahamagara n'abagore kugira ngo bahagarare mu nshingano zayo. Ntabwo ari ukuvuga ngo hari amacakubiri y'abagabo cyangwa abagore, abantu bose muri Kristo ni ibyaremwe bishya. Rero niba Imana iguhamagariye kuba umuyobozi, ugomba guharanira kubumbira abantu mu bumwe. Ntituzumve ko abakorari barwanye hari ikintu cy'amacakubiri. Amacakubiri ni yije, muzamenye ko Satani yije, ariko ntabwo azikira, kuko duhagaze ku ihame ry'amavuta y'Imana akorera muri iri torero. Twakomera Yesu amashyi. Iri ni ihame rya kane umuyobozi agomba kumenya, ni ugukora igifitiye inyungu abo ayobora. Niba Imana iguhamagaye kugira ngo ukorere Imana, ukorera abantu, ugomba guharanira gukorera igifitiye inyungu abo ukorera. Mu yandi magambo, ntuhamagawe ngo wikorere ku by'inyungu zawe, ahubwo uhamagawe ko gukorera inyungu zabo uhagarariye. Vuga ngo amen. Urugero rwa Mose, Bibiliya iravuga ngo Imana yahamagaye Mose imukura muri Egiputa, kandi mu kumuhamagara yari musanze ku musozi, murabyibuka, ikamubwira ngo nuje kurira ku bwoko bwanjye no kuboronga ku bwoko bwanjye, none ni wowe nabonye ugomba kuyobora buriya bwoko bw'Abisirayeli ukabakura mu buretwa ukabajyana mu gihugu cy'isezerano. Ese Mose buriya yahamagawe gukorera ku nyungu ze cyangwa yahamagawe gukorera ku nyungu zabo?
zabene wabo b'Abisirayeli, si zabene wabo bari mu buretwa, ariko Imana mutekereza yakuze ku nyungu ze, ahubwo yakoreye ku nyungu zabo yahamagaye. Rero Imana yaguhamagaye kugira ngo uhagarare mu nshingano z'ubuyobozi, waba uri umu representa wungirije, ntaguhamagara kugira ngo uhagarare ku nyungu zabo, ni inyungu, ni ugukorera ku nyungu zabo uhagarariye. Vuga ngo amen. Bishop wawe adahari, umenye ngo udahagaze mu mwanya we, si wowe ugiye kwikorera, uhagaze mu mwanya udefanga, uhagarara aho yakagombye kuba ahagaze. Vuga ngo amen. N'abashumba ndetse nabo nuko kwihutira gusoza kurindi hame rya gatanu, ni ukugira intego isobanutse. Nimba uri umuyobozi, ugomba kuba ufite intego isobanutse. Ntabwo ari ibintu byo kujijisha abantu ngo ntibamenye aho bava n'aho bari n'aho bagana. Kugira intego isobanutse. Urugero rwa Mose yabwiye Abisirayeli ababwira ngo ahantu mugiye kuva mu buretwa, ahantu mugiye kugana mu gihugu cy'amata n'ubuki. Imana ni igitangaza, yaberetse aho bava, ibereka aho bagana, ariko ibahisha hano hagati. Intego yagomba kuba isobanutse. Amen. Utitaye ku ntambara za hano hagati niho hano urugamba, hano hagati niho hari intambara, hano hagati niho hano uzahura n'ibikurangaza n'ibirwanya, ariko hano hagati niho usabwa kwihanganira. Hari intambara zitoroshe. Gukorera ku ntego isobanutse. Ibintu byagomba kuba biri clear, ibintu byagomba kuba bisobanutse. Uzawuvana abantu, uzawubageza, ufite n'aho bajyana. Vuga ngo amen. Twebwe aho tuvaga abana b'Imana, turava mu isi, ibyo dukorera mu bwami bwo mu ijuru. Tuvana abantu mu mwijima tubajyane mu mucyo. Ibyo ni byo Imana ihamagariye abayobozi, cyane cyane bo mu itorero. Intego se cyangwa ikindi kigomba kuranga cya gatandatu ni ugukorera mu mucyo. Gukorera mu mucyo ni ugukora ibintu biri clear. Niba ari ibintu gukorera mu mucyo, hinjiye amaturo 5,500. Gukorera mu mucyo, ibyo bita transparency. Hariho abantu bakunda gukurira, yaza no gukora mu mufuka, akerekera gukorera mu mucyo, ibintu byabo bisobanutse. Ese ibintu biri kuvuga murabyumva mwese? Gukorera mu mucyo. Icyanyuma cya karindwi, umuyobozi agomba kurangwa no kubahiriza ikintu cyitwa gahunda. Ibi biravuga ko yaravuze ngo muzibukire umuntu wese ugenda yica inama y'itorero niba ari saa 3, igomba kuba saa 3. Amateraniro niba atangira saa 3, yemwe abantu basigaye baragagaye kubagaragara kumva kubyimba. N'abakozi b'Imana bamwe batumira hamwe hirya no hino basigaye bagira imiryango yabo binjiramo. Ugiye kubwiriza ubutumwa bwiza, Bibiliya yiyemereye Imana, ni Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Kugira abantu baguturuka iburyo, abandi baturika ibumoso, bagutwaze Bibiliya kuvuga ubutumwa. Abandi basigaye bagira imiryango yabo binjiramo, baragagaye, barakomeye, babaye ibikomerezo. N'abantu b'Imana, uyu murimo turimo dukora ni umurimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana bidusaba guca kuko umuyobozi arakandagirwa, bashobora kudukandagira. Rero niba uhamagawe gukorera Imana, kandi muri uko gukorera Imana usabwa guca kubahiriza gahunda. Baraza kwivuga, baza kwimika, wenda muri Timoteyo hari aho Paulo yaravuze ngo wifuza kuba umwepiskopi, baba yifuje umurimo mwiza, ariko mu nshingano bagenda bavuga harimo n'ijambo ryitwa kubahiriza gahunda. Umuyobozi niba uri umupasiteri, niba uri umuyobozi umuvugizi wungirije mu materaniro, ugomba kuba intangarugero. Niba amateraniro atangira saa 3, ugomba kubanzamo. Hariho ababanza kuza ngo baze nyuma ngo
dusanzwe turi mu mwuka twagurutse ubwiza bw'Imana bwamanutse imbaraga z'Imana zaraje uje nyuma z'ibyabaye utangiye gusubirishamo indirimbo twarangije tangirana n'amateraniro usendere n'ibinashoboka usohoke nyuma y'abantu umuyobozi aza mbere yamara agasohoka nyuma none musigaye muza nyuma mugasohoka mbere ni kuko Imana iri kuba hirya no hino muri kubibona yewe baza nyuma bamara bagasohoka mbere uje nyuma ibirura byo gitama hose akabaza kariko hose ndashimira Imana ko ndi umupasiteri ariko rimwe na rimwe zabana protocol haba na hamwe nayikoze seyikoza ko nari bicaye hariya kwa umuntu wishiye bona yicaye mu mwanya karosa gukoze utatuya mu kureba abantu mwicaza yes turabazamu kureba hirya no hino igihe abantu bazajya basenga bahumurije byo wirinda guhumiriza nibyo kugiye kumukatoza wahumurije uri muranga kureba kujya yaza kuva mu ndimi ariko hari guteza akajagari tukabwira abashinzwe umutekano turebe mbiya mu baro byagenze umuyobozi agomba kubahiriza gahunda ijambo ryumvikanye ese mwumvikanye mwabyumvise tuzakira turakererwa perezida n'abandi bakomite y'izemere kererwa muri za repetition ibintu by'umusigaye n'amazi mugari muzamu mukiyiziriye bishakiye musigaye mwambara bishakiye mwarikandagiye barabitoba uyu ni umurimo w'Imana uracyafite agaciro kawo ijambo ry'Imana riravuga ngo Kristo azishyira itorero rye arigera ridafite intege cyangwa umukanya tubaza muri cyubahiro cy'Imana tugomba kubahiriza umuyobozi mwiza ni umuyobozi ugomba kurangwa no kubahiriza iki gahunda iminsi mirongo ine n'amajoro ariyo mutayo arimo asenga kugira ngo Imana imbaraga zo gukora rero kugira ngo duhagarare muri ibi bintu tushobore tugomba kurangwa n'amasengesho birumvikanye tugiye gusozereza ku mahame 5 hanyuma nze guha abayoboye gahunda kugira ngo dukomereze n'izindi gahunda zihari nuko mwaje nk'akaramu k'urupapuro ariko Imana ihabwa icyubahiro cy'ikoranabuhanga ubu zino nyigisho zirimo ntangahangaha barimo barazifata amajwi wenda muzazihabwa ariko niba wari ufite ikaramu n'urupapuro aho ngaho byari kugufasha kugira ngo ubyandike ariko n'umuyobozi kandi nakuza kureka agashiremo agomba kuba afite bibiliya afite ya ajenda akagira n'ikaramu ibyo turaza kubigeraho mu kandi kanya amahame 5 y'umuyobozi reka navuge nihuta ndagenda asobanura rimwe kuri rimwe ko rikamenya vugiye ibicara rimwe wenda ndagenda nyagarukaho kugira ngo nze gusoza umwanya wanjye bapaye ihame rya mbere umuyobozi ihame rya mbere yitwa umuyobozi agomba gukorera amahame 5 ihame rya mbere ni uguteganya birumvikana si Kinyarwanda kugira plan guteganya iyo ni ihame rya mbere ndaza kubivugaho ihame rya kabiri ni ugutunganya ihame rya gatatu ni ugutegeka ihame rya kane ni uguhuza ihame rya gatanu ni ugusuzuma ihame rya mbere ryitwa guteganya umuyobozi agomba kuba k'umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana ndanabibwira n'abakozi b'Imana aho turi kumwe aha n'abandi namwe bishobora kubafasha yewe n'usanzwe ariko cyane cyane umuyobozi ikintu cyitwa guteganya ni ikintu kigomba kuranga umuyobozi ni hamwe umuyobozi agomba kugenderaho ugateganya ibikorwa byawe bya buri munsi ugateganya ibikorwa by'ukwezi ugateganya ibikorwa by'umwaka icyo nshatse kuvuga ni iki guteganya mugiye guteganya iki mugomba gushyiraho plan mu bikorwa muteganyije harimo igikorwa kirebana n'ibiterane ukavuga ngo ese ukwezi ko umuyobozi uyu mwaka usanga ibiterane
bingahe. Uyu mwaka tuzagira amahugurwa y'inzego zitandukanye, bizakorwa kangahe mu mwaka, kangahe mu gihembwe, byaba ari ibikorwa by'umwuka, byaba ari ibikorwa bya sosiyale, byaba ari ibikorwa by'iterambere, byaba ari ibikorwa byo mu muryango iwawe, ndetse no mu bikorwa bimwe by'igihugu, kuko hari ibyo duhuriyeho mu rusengero ariko hakaba ari ibyo duhuriyeho n'igihugu. Ibyo nabyo tugomba gushyira muri plani zacu. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Umuyobozi mwiza agomba kugira icyo bita guteganya ibikorwa by'umwaka, by'ukwezi, by'igihembwe, byaba ari ibikorwa by'iterambere, by'umwuka, bya sosiyale, byo mu rugo rwawe, ndetse n'iby'igihugu duhuriyemo n'igihugu. Nje naje hano mvuye mu muganda mu murenge wacu, twari dufite gahunda yo gutera igiti. Nije wahageze mbere y'abandi, narimo nohereza abandi amafoto y'igiti cyanjye nagiteye, nambaye iniforume n'umupira w'icyatsi rwose ngaragaza ibikorwa ndimo. Tugomba guhagarara no kugaragara mu bikorwa ibyo ari byo byose abakozi b'Imana. Vuga ngo amen. Nawe mugiye ibyo ni ibikorwa ugomba kuba wurijweho n'abandi. Ibyo ni ibikorwa byiza guteganya. Icya kabiri, umuyobozi ihame rya kabiri twavuze gutunganya byitwa organize, cyangwa se simbizi ko nabyita ariko ni ugutunganya. Mu gitabo cya Tito, urwandiko rwa Tito igice cya mbere umurongo wa 5, ijambo ry'Imana riravuga ngo icyatumye gusiga ikereti ni ukugira ngo usigare gutunganya ibyasigaye bitagize gute bidatunganye. Imana iduhamagariye guteganya ibikorwa by'umwaka, by'ukwezi, by'ibihembwe, ariko biteganya gusa ugomba no gushyiraho gahunda yo guteganya cyane icyo twatuvuze gutunganya icyatumye gusiga ikereti kugira ngo usiga gutunganya ibyasigaye bitagize gute bidatunganye. Wishyire muri korali utunganye, wishyire mu madamu utunganye, wishyire mu madepartement yose utunganye. Ihame rya gatatu ni ugutegeka. Gutegeka bishatse kuvuga umuyobozi mwiza agomba kuyobora yisunze ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, agomba kuba yisunze amategeko y'Imana. Icya kabiri, agomba kuba yisunze amabwiriza agenga itorero rye, akamenya ngo itorero ryacu rifite disipurine, ryemera ibi, niba utabyemeye ugendera kuri ayo mahame tugendera mu itorero ryacu, ubwo nyine turi uwacu, hari amahame twashyizeho. Uri umuyobozi, menya amategeko y'Imana, umenye n'amabwiriza agenga itorero ryawe. Icya gatatu, n'amahame y'itorero ryawe, tunganya. Ihame rya kane ni uguhuza, ariko bita gukoordone, guhuza ibikorwa. Guhuza ibikorwa ni ihame rya kane. Umuyobozi agomba kumenya agiye guhuza iki: ibikorwa by'abapasiteri, ibikorwa by'abadiyakoni, ibikorwa agahuza ibikorwa byose bikorerwa mu madepartement mu itorero, akamenya kubihuriza hamwe. Irya nyuma ni ugusuzuma, ariko bita evaluation. Gusuzuma murabyumva. Umuyobozi mwiza, umugeni mwiza, ndabona hariho abasaza bashobora kuba bararagiye inka, nanjye narasiragiye. Mu by'ukuri umwungeri azasuzuma, akamenya icyo urwaye, akamenya itarwaye, irisha neza, umenya ibyakozwe. Iyo wasuzumye umenya ibyakozwe. Icya kabiri, umenya igihe cyakorewe. Icya gatatu, ukamenya ababigizemo uruhare muri bya bikorwa. Icya kane, ukamenya ababikoze neza ukabashimira, ababikoze nabi bakabiryozwa. Aya magambo arasa n'areza abantu bamwe, ariko abayobozi bo barayumva. Suzuma kugira ngo ubone umusaruro wo kumenya ibyakozwe, igihe byakorewe, ababigizemo uruhare bagashimirwa, ababikoze nabi nabo bakabiryozwa, bakagawa. Ayo ni amahame 5 aranga umuyobozi.
guteganya ugomba no kwipimira byose ku ntoke zawe ahantu hagiye gusozereza. Mwagira kuti intoki mwese cyane cyane abayobozi ibikorwa byawe ugiye gukora ugomba kubirebera ku ntoke zawe. Igikorwa cya mbere ni ukwibaza ngo ni ikihe kino gikumwe igikorwa giteganyije ni ikihe. Igikumwe kirabashije ngo igikorwa cyaje ni ikihe. Runo rutoki rukavuga ngo kizakorwa gite, icyo ugiye guplanifya, icyo ugiye gutanga ni ikihe. Icya kabiri, runo rutoki kizakorwa gite. Urutoki rwa gatatu rusumba izindi bizakorwa nande. Aha, urutoki rwa gatanu bizakorwa ryari. Kubaha bababanje mu muri niba wungirije si wowe muyobozi, ni ukuvuga ngo hari umuyobozi nawe wungirije. Ku rugero rwa Yosuwa, Mose biriya ngo yazagaye aje ku musozi, ariko Yosuwa ngo Mose yagiye kubonana n'Imana no kuvugana nayo ku musozi, ariko Yosuwa umwungirije nawe akavuga ngo nanjye ndaja gusenga, ariko nanjye ndaba iruhande rwanjye rwa Mose kutatinyuke kugera kuri uyu musozi we akakira. Aha bivuze ko yubahaga amavuta yande ya Mose. Aba musaza mu murimo musaba kububaha kandi nabo basaba kubakunda. Nimububaha nabo bakabakunda uyu murimo muzawushobora, kuko si uwanyu, Imana izabashoboza. Vuga ngo amen. Kandi cyo kuri Imana ihamagaye umuntu izimuha n'ibikoresho. Vuga ngo amen. Igiye gusozereza aho nyine iyo Imana iguhamagaye ntiyaguhamagara ngo ipime ibikoresho byayo. Ibikoresho byayo byo kwita impano z'Imana. Muri kwiyamagara Mose yamuhaye iki igikoresho cyitwa inkoni. Wihamagara Yosuwa ijambo na Paulo yaravuze ngo ijambo ry'ahantu cyane yose gukomera muzabugize neza kubyitaho niyo rizari muri kacu umwijima rigatesha ijoro. Wihamagare Gideoni yamuhaye ibindi. Wihamagare Tabita Dorika yamubwira ati mutaye uko uzakomeza kudoda nta kibazo cyo ni igikoresho gihagararaho neza ibyavuye byawe unapfa bizakuzura. Iyi Imana yaguhamagaye izi igikoresho cyane. Vuga ngo amen. Wihamagare Gideoni yamuhaye ibindi. Twinjiye mu gikorwa cyacu cyo gutanga inshingano. Tugiye gutangira kubanziriza umuvugizi wungirije w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Nshimiye Reverend udushyize mu mavuta, turasobanukiwe. Ubundi kwiga guhozaho, nta muhanga muri uru rugendo, kandi uwiga arutwa. Imana rero ibaha umugisha. Duhera ku muvugizi wungirije, ndagira ngo atambuke aze hano. Ingabire Justin, mukomere Imana amashyi menshi. Wahagararaho gasuhuza iteraniro ryose. Ingabire Justin uyu ugiye kwakira umugaragaro inshingano zo kuba umuvugizi wungirije mu itorero Lion Mountain Church. Afite lisanse muri management, akaba yarize teoloji icyiciro cya mbere. Ni umubyeyi afite abana batatu. Ndingize ngo umutware we nawe ahaguruke ati hano imbere, kuko ntabwo izi nshingano yazazishoboza atamushyigikiye. Ingabire Justin
uyu murimo wo kuba umuvugizi wungirije twawutrenizeho imyaka 7 irarangiye. Yawutangiye 2018 kandi nk'itorero ndumva duhamiriza Imana namwe muteraniye ahangaha ko yawukoze neza. Atangiye izo nshingano n'umwe mu babashije gushinga mu itorero worship team Barikiwe. Yatangiye batangiye ari abantu babiri, ariko turashima Imana ko uwo murimo wagutse. Kumuvuga ntabwo byoroshye, gusa icyo nshima Imana ni uko umurimo mu myaka 7 kuva 2018 yawitwayemo neza. Naramugenzuye, mugenzura mu buryo bw'umwuka, mugenzura no mu bigaragarira amaso, nsanga yujuje ziriya ndangagaciro bamaze. Uyu munsi tunejejwe no kumuha izo nshingano, kandi ndashimira umutware we utaramubereye ikigeragezo. Igihe cyose umutware we akunda gukorera mu ntara, ariko ntiyigeze amubuza gusenga, ntiyigeze amubuza gukora umurimo w'Imana. Niyo mpamvu rero bashumba bayobozi, umuntu iyo akoze umurimo imyaka 7, murabizi cyane cyane nk'abashumba, akenshi umuntu umushyira mu igerageza wagahita akubwira gusukaho amavuta. Ariko n'uyu munsi namubwiye ngo ntabwo waba bishop nanjye ni bishop, uri umuvugizi, uri umuyobozi. Niyo mpamvu uyu munsi igihe nikigera nawe uzasukwaho amavuta yo muri uwo murimo ya gipastori. Ariko uyu munsi navuga ngo uri mu nshingano nk'iza Mose, nk'uko igihe nimba ni Mose wowe ugomba kuba Yosuwa. Yosuwa yigiye ku birenge bya Mose, yiga kuyobora, yitegereza uko Mose yayoboraga. Niyo mpamvu nasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Mose cyo kubara, ibice 27. Reka nsome iri jambo, ibice 27, ndahera umurongo wa 18. Titire y'ijambo handitse ngo Uwiteka aha Yosuwa ubutware bwa Mose. Uwiteka abwira Mose ati, jyana Yosuwa mwene Nuni, umuntu uri mu mwuka, umurambikeho ikiganza. Ahangaha Uwiteka yabwiye Mose kurambika ikiganza kuri Yosuwa, ntabwo yamubwiye kumusukaho amavuta. Niyo mpamvu uyu munsi rero abantu barabyitiranya, ukaba uri umuyobozi wungirije umeze nk'uwungirije bose, nawe ugasanga ngo bagusukeho amavuta. Nyamara Uwiteka yavuze ngo umurambikeho ikiganza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umurongo wa 19, umushyira imbere ya Eliyazari umutambyi n'iteraniro ryose, umwihanangirize mu maso yabo. Justin, mushyize imbere y'iteraniro ryose, kandi umugabo wawe akuri iruhande, umutware wawe. Hari ijambo Uwiteka avuze ngo mwihanangirize, ngo mwihanangirize mu maso y'abashumba bangana gutya bayoboye amatorero atandukanye, mwihanangirize mu maso y'inzego z'ubuyobozi. Wabonye ko uhagarariye umwe mu bajyanama b'umurenge wa Kacyiru arahari, anahagarariye
navuganye na gitifu hano w'uyu murenge, wabonye ko umuyobozi mu rwego rw'igihugu umunyamabanga mukuru muri peace plan arahari. Ijambo rirambuye ngo wihanangirize nk'uko Mose yabigenje, twihute tujye muri Yosuwa igice cya mbere, Yosuwa igice cya mbere umurongo w'8. handitse iri jambo. Yosuwa igice cya mbere umurongo w'8 handitse ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Imana ishimwe. Aka kamwanya ngiye kugusengera, ndabasaba Apostle Joseph amanza atambuke, ndasaba Bishop Emmanuel, ndasaba ndetse na Charles kugira ngo mutambuke muze hano imbere, manzanire umukeka hano, tugiye kugusengera. Ariko ijambo rirambuye ngo amagambo yo muri Bibiliya aricyo gitabo ndi buguhe nk'ijambo rizagushoboza, ngo ntuzabure kuyahamya ku manywa na nijoro. Tugiye kugusengera, tugiye gukora nk'uko Uwiteka yabwiye Mose. Yaravuze ngo tuzakora murambikeho ikiganza, bivuga ngo ndabamuhaye otorite. Birashoboka ko najya nko mu mahanga nta cyuho kigomba kuhaba muri Erayoni. Icyo gihe uzaba uzahagarara mu nshingano za kiyobozi. Reka sabe Justine pfukama. Ubwo rero mwebwe icyo mukora umuvugizi wungirije mw'itorero Erayoni Mountain, nirinda ubuyobe, kubwiriza inyigisho z'amahame, kubwiriza inyigisho nzima hamwe n'amahame akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo muvugizi wungirije, ibiri muri iki gitabo kizagufasha. Ugiye kuyobora abantu bakwanariza, wavuga ijambo bakabanza kwibaza niba barivanye muri iki gitabo. Ugiye kuyobora abantu b'abahanga cyane, ariko bashumba mumfashe
kumuhereza iyi certificate ye